Iyi ni inyigisho y'urushako akadomo rwa. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku rushaka akadomo rwa ni uko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi urukundo rwa Kristo. Icyo Bibiliya ivuga ku kurambagiza, igice cya mbere. Amateka y'urushako muri Bibiliya agaragaza ko Imana iha agaciro kihariye kurambagiza. Bitandukanye n'ubucuti bugamije ubusambanyi bukunze kugaragara mu rubyiruko, kurambagiza ni ubucuti hagati y'umusore n'inkumi bagamije kumenyana kurushaho nk'uburyo bwo kureba niba aba bombi bashobora gushyingiranwa. Muri iyi nyigisho turareba icyo Bibiliya ivuga ku rushako no kurambagiza mu bihe bitandukanye, uburyo bikwiye gukorwa n'agaciro kihariye Imana ibiha mu buzima. Urushako no kurambagiza muri Bibiliya. Kimwe n'urushako, kurambagiza si igitekerezo cy'abantu. Bibiliya itwereka ko Imana yaturemye mu buryo butuma turambirwa kuba twenyine maze tukifuza kubana n'abandi bantu. Mu Itangiriro igice cya 2:18, Imana niyo yamenyesheje abantu ko umuntu ari wenyine hari ikibazo, ndetse igaragaza uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Imana niyo dukwiye kwigiraho ibijyanye no kurambagiza nk'inzira igeza ku rushako ko gisubizo cyo kuba wenyine kubahawe iyo mpano yo gushaka. Mu mategeko n'amateka ya Isirayeli. Mu bitabo 5 by'amategeko, Bibiliya igaruka cyane bidakwiriye ku rushako kuruta gutanga amabwiriza y'uko gushakana bikwiye kugenda. Aha rero tubonamo ibintu 4 by'ingenzi. Icya mbere, urushako ni hagati y'umugabo n'umugore. Icya kabiri, urushako si ikintu kiba mu ibanga, ahubwo biba mu ruhame imbere y'umuryango n'inshuti, kandi ababyeyi b'umugeni bagashimirwa. Icya gatatu, urushako ni inshingano y'umugabo gutunga umugore we no kumurinda icyamuhungabanya icyo ari cyo cyose. Icya kane, imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu batashakanye haba mbere na nyuma yo gushaka ni icyaha Imana yanga. Mu bitabo bikurikiraho bigaragaza amateka y'Abisirayeli, tubonamo inkuru zitandukanye zerekana uburyo abantu bagiye bakurikiza cyangwa se bakigomeka ku mategeko y'Imana, harimo n'ajyanye n'urushako ndetse n'ingaruka byabazaniye. Mu bitabo by'ubwenge n'ubuhanuzi. Ibitabo by'ubwenge bivuga uburyo bwo kumvira amategeko y'Imana mu buzima bwa buri munsi. Dusangamo igitabo cy'indirimbo ya Salomo kigaruka ku kurambagiza n'urushako mu buryo bwihariye. Umwanditsi w'indirimbo ya Salomo abara inkuru y'urukundo hagati y'umukwe n'umugeni akoresheje indirimbo yikirizwa n'abakobwa b'inshuti z'umugeni. Muri iyi ndirimbo, umwanditsi agaragaza amarangamutima akunze kugaragara hagati y'umusore n'umukobwa mu gihe cyo kurambagiza n'uko bakwiye kugitwaramo. Muri iki gitabo, umwanditsi asubiramo inshuro 3 ngo muramenye ntimukangure urukundo rwanjye, ntimurukangure rutabishaka, ashaka kugaragaza ko ukurambagiza buri kintu gifite igihe cyihariye cyagenewe. Uruhererekane ruzakurikiraho muri iki cyiciro cy'inyigisho zivuga ukurambagiza, tuzareba mu buryo burambuye icyo indirimbo ya Salomo yigisha ku kurambagiza. Mu bitabo bikurikiyeho by'ubuhanuzi, abahanuzi bari abantu Imana yatumaga ku bantu bayo ngo bahugure ariko inzira mbi cyangwa bababwire bizaba. Tubona Imana ikoresha urushako nk'igishushanyo n'umubano hagati yayo n'ubwoko bwayo, maze igashimangira ko yanga gusenda gutandukana abashakanye. Mu Isezerano Rishya. Isezerano Rishya ritangirana n'inkuru yihariye ivuga ku musore n'umukobwa bari mu gihe cyo kurambagiza. Yosefu na Mariya waje kuba nyina wa Yesu. Kimwe mu byo Bibiliya itubwira kuri aba ni uko bari abakiranutsi kurambagizanya kwabo. Ibyo twabigiraho tuzabigarukaho ku buryo burambuye mu zindi nyigisho. Nyuma gato, Yesu yunga ku byo abahanuzi bavuze maze agasobanura kimwe mu byateraga urujijo mu mategeko ku bijyanye no gutandukana hagati y'abashakanye, agaragaza ko gushaka atari ibya bose ahubwo ari impano y'Imana. Inzandiko z'ubutumwa zidufasha guhuza ukuri k'ubutumwa bwiza n'amategeko, maze bikadufasha kumenya ibyo umuntu akwiye kwirinda mu gihe cyo kurambagiza ndetse no mu rushako. Igitabo cy'Ibyahishuwe
Imana ishimangira ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ko urushako ari igishushanyo cy'umubano Imana ifitanye n'abantu bayo, maze ikereka Yohana Yesu Kristo nk'umuhwe n'itorero ikaba umugeni. Agaciro kihariye k'urushako no kurambagiza. Amateka y'urushako muri Bibiliya agaragaza ko Imana iha agaciro kihariye urushako no kurambagiza. Niyo mpamvu Imana yashyizeho amahame yihariye abigenga. Kubaho abantu bakurikiza ayo mahame bifite inyungu nyinshi. Kubera ko urushako ari igishushanyo cy'umubano wihariye Imana ifitanye n'abantu bayo, uko abantu babaho mu gishushanyo bifite agaciro kihariye. Bimeze nk'uko bafata ibendera ry'igihugu. Umuntu ntashobora kureba ibendera ry'igihugu ngo arifate uko yiboneye, kubera icyo rishushanya. Ibendera rigira uburyo bwihariye rikoreshwamo. Abantu badakurikiza gahunda y'Imana mu bijyanye n'urushako ni nko gufata ibendera ry'igihugu ukayikoresha uko wiboneye. Ikindi kandi, kubera ko urushako kimwe no kurambagiza ari ikintu kirenga ubuzima bw'umuntu umwe, iyo abantu batabikoze neza nk'uko Imana yabigennye biteza ibibazo byinshi. Ingaruka zabyo zirenga wakoze amakosa. Urugero, usanga iyo umwe abikoranye irari ashobora kugusha mugenzi we ubusambanyi, maze icyo cyaha kikagira ingaruka atari kuri aba babiri gusa, ahubwo no ku miryango yabo, hari n'ubwo bigera no ku bana bazabakomokaho. Kudakurikiza gahunda y'Imana ku bijyanye n'urushako no kurambagiza bisa no kutarekera umuriro mu mwanya wawo nko mu mashyiga cyangwa mu ifuru. Iyo umuriro urenze amashyiga usanga watwitse ibintu. Niko no mu kurambagiza bimera. Iyo abantu babikoze bidakurikije gahunda y'Imana byangiza byinshi. Bitekerezeho neza. Abantu benshi barambagiza batitaye ku cyo Imana yashyizeho urushako bivuga. Ibyo bisa no gutwara ikinyabiziga wirengagije imikorere yacyo n'amategeko y'umuhanda. Ntibitangaje rero ko hari ibibazo byinshi mu kurambagiza ndetse n'urushako. Kuri nuko abantu benshi bakora amakosa ariko babitewe n'uko muri kamere yabo hari icyo bashoboye gukora. Bisaba umutima witeguye kumvira Imana kugira ngo umuntu abashe kurambagiza akurikije gahunda y'Imana. Kuva Adamu yahitamo kurya ku giti Imana yamubujije, abantu twese tuvuka muri kamere yacu hatarimo kumvira Imana. Bityo kugira ngo tubashe kumvira Imana dukeneye izindi mbaraga. Izo mbaraga tuzihabwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera Imana imuha umuntu wese wemeye kwakira ukuri ko muri kamere ye atabasha kumvira, maze agasaba Imana kumubabarira kutumvira kwe no kumuha kumvira nk'impano. Impano yo kumvira iboneka binyuze muri Yesu Kristo, we wabashije kumvira Imana muri byose kandi akemera kwishyiraho igihano gikwiriye kutumvira kw'abantu bose. Kwemera ko utabasha kumvira Imana maze ugasaba Yesu kuguha kumvira nk'impano niyo nzira yonyine yakugeza ku kurambagiza cyangwa kubaho urushako rwawe kumvira Imana. Ese wemeranya nanjye ko muri kamere yawe utabasha kumvira Imana, none wifuza ko nawe Imana yaguha iyo mpano yo kuyumvira? Fata akanya nonaha ubisaba Imana. Fatanya natwe gusenga. Abantu benshi ntabwo babasha kwakira ukuri ko Imana yitaye ku kibazo bafite cyo kuba bonyine, maze mu kwishakira ibisubizo bonyine bakarenga ku mahame y'Imana, bikabazanira ingaruka mbi zirimo no kutagera ku gisubizo kirambye. Dukeneye kubasengera Imana ihumura amaso yabo. Ushobora kuba nawe uri muri abo bigometse kuri gahunda y'Imana mu kurambagiza. Ukeneye gufata umwanya ugasaba Imana kubabarira no kuguha iyo mpano yo kumvira Imana. Niba kandi utari muri abo, uzi byibura umuntu umwe uri muri abo ngabo, fata akanya nonaha usengere uwo muntu. Ahari se ashobora kuba abiterwa no kutamenya ukuri. Nyuma yo kumusengera ushobora kumwoherereza iyi nyigisho nawe akamenya ukuri. Iyi nyigisho ni igice cya mbere cy'uruhererekane rw'inyigisho
zizagaruka ku cyo ijambo ry'Imana rivuga kurambagiza n'uburyo bwizewe bwo kubikoramo. Kora share, ushishikarize inshuti zawe gukurikira urushako, maze nabo bamenye ukuri, kugira ngo twese hamwe twubake umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo. Imana iguhe umugisha.